ahantu duherutse kuganira ndimo mbabwira yuko dufite ikibazo gikomeye, reka mvuge muri Anglikani by'umwihariko, kubera yuko buriya dufite ukuntu dukunda itorero ryacu, ariko dufite n'ukuntu tubura ibintu bidushyigikira muri uko gukunda itorero ryacu. Yenda ngende buze kujya ngenda shyira mu buhamya bukeya kugira ngo mwumve nyine, sinzi niba muri hanjye, ariko ngewe mu itorero ryacu by'umwihariko hari igihe menya nigeze kubwira icyo gihe tuza hano nabaye mvugamo gake ubuhamya bwanjye, ariko nubwo atari cyo nakurikije, umuzehe wanjye nasanze ari umuntu ukunda itorero warivukiyemo. Papa we yahoze, ubwo ni sogokuru, yahoze ari mwarimu. Emwe menya yaranarenze kuba mwarimu, abo bita umubwiriza. Umubwiriza muramuzi? Umubwiriza basa naho ari asumba gatoya mwarimu, ariko nanone atari abapasiteri. Abafite nk'amakanisa 4 5 bitewe na paruwasi kw'ingano ayoboye. Ngira ngo Shyembe ifite amakanisa 9. Ntabwo ni nko bari umubwiriza byibura buri cyangwa butatu. Nubwo muri diocese yacu ntabwo ibintu by'ububwiriza babikunda, nabonye babishyira imbere. Aho nabibonye cyane muri diocese ya Shyira nakijye bari niya Kivu kubera yahoze ari imwe muri ese Kivu yahoze ishami iri muri Shyira, basa n'abayikaseho nk'uko bakase Nyaruguru kuri Kigeme n'agace gato kabuta. Ubwo rero n'ubundi iyo Kivu isa naho igendera ku mabwiriza n'ubundi Shyira nako Shyira yahoze igenderaho, bafite ububwiriza rero. Ariko uruhande rumwe nabonye bigira umumaro kuko bituma mwarimu pasiteri atavunika cyane, ndetse na mwarimu aba afite umuntu uri hafi ye akamugiraho inshuro nyinshi kurenza uko pasiteri yamugiraho inshuro nyinshi. Rero uwo musaza yari umubwiriza, ariko ibyo ni byamuzehe nyine sogokuru. Papa we nawe yibye nuko yakoraga, nanjye nkwiye kugira ukwanjye ngira, ariko sinshabikiye kuri muzehe cyangwa se kuri sogokuru, kuko nkizwa n'ikirijwe jyenyine. Niba bakirijwe ibyo ntibabimaza muzehe. Sogokuru nasanze yaritabye Imana, muzehe ni uri aho ngaho arasenga, ariko niba yarakirijwe simbizi, sinari mpari. Nasanze ari mu itorero nanjye ndibamo, ariko igihe cyari agakizwa. Mu gukizwa kwanjye rero habayeho icyo bita kwishakashakishiriza, kwihirimbanira no kugira ngo ugire icyo menya. Ariko itorero ryacu ubona tukiri abakene, tukankoresheje ijambo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Niho rero ubuyobozi bwite bw'itorero ryacu nyine mu rwego rw'igihugu bahereye baravuga ngo kubera iki abantu baza bagatwara abantu buri munsi. Ubu ugiye cyane cyane nko mu matorero y'abaprotestanti yagiye avuka hanyuma, cyane cyane uhereye mu kuri ADPR ni itorero ryashinzwe si vuba ariko si na kera ugereranyije na Anglikani na Katolika. Urumva ntabwo yari kugira gutya ngo ibumbe cyangwa se ibyara abana bayo, abakristo bayo. Yagombaga nyine kubwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bumva rwose bagiye mu buryo umwe nayo baze bafatanye. Uruhande rumwe ibyo kuko hari abo bagiye bafasha batagiraga aho basengera, cyangwa se bahasengeraga badashinga nyine batabirimo neza, akaza kubera ko umwarimu nyine yamubwiye ati uzaze, hari umukirisitu wabyukiwe ngo bafatanye gukaraba bajyane, ariko urumva ari umugozi iyo ataza ntiyagugera. Noneho bo bubaka ikintu cyiza cyo kubwiriza ubutumwa bwiza, bakoze amavuna bakajya muri santere bakabwiriza ubutumwa bwiza, bakajya ahantu hafi y'ibitaro, hafi y'isoko, abantu barayoboka barahindukira, amakanisa arafunga, sibyo? Na za santarare zirafunga z'Abanyagatolika rwose, padiri asubira hariya kabisa, kuko nyine abakristo hafi ya bose bagiye, bakeya basigaye bakabohereza kuri santarare. Ni uburyo bwiza kuko ubwiza umuntu yakumva rwose ibyo umubwirije abyumvise akavuga ati ndaje nanjye dufatanye. Sinzi uko mwe mwaje, ngiye mbabwiye gatoya k'iwacu ukuntu rero byangendekeye. Muzehe yajyaga dushyira imbere, yagiraga moto kera
tukiri abana agahekaho utwana nka dutatu dutoya, noneho abakuru bitwa ko bari bakuru bafite imyaka guhera nko kuri 6-7 kuzamura, tukajya imbere ya moto tukagenda twirukanka kugira ngo tuzagere kuri kanisa. Ni uburyo bwiza, urumva twabaga tubikunzemo gakeya, ariko nanone twabaga tunabikora ku mushumi wa aradukurura mu gusoni. Ariko twageze aho dukura, tumaze kujya muri segonderi, umuntu akajya abyumva akabyiyumvamo akajya gusenga. Rero buri wese afite ukuntu yaje, afite ukuntu yishakashakishije. Bamuzehe bano barabizi kera ukuntu babayeho, ariko umuntu ashatse yavuga ko kutari na kwiza aho kwari kwiza rwose. Muri rusange ubona dufite buri kintu cyo kwiga. Icyo cyo kwiga rero nicyo twagize ngo dukemure, ntabwo ari muri diyoseze yacu ya Butare gusa, ariko no mu rwego rw'igihugu nabo barakibonye. Abayobozi b'itorero barakibonye, babona ko icyabaye cyiza ariko habaho uburyo bwo kwigisha abakristo bacu. Agahirimbana yego, ahirimbana ajye gusenga mu cyumba, ahirimbana ajye mu materaniro, ahirimbana ajye muri niba zibizigira, ahirimbane ajye mu itorero shingiro, ariko habeho akandi kantu k'umwihariko ko kwiga ijambo uryinjiyemo. Hano turaza bakatubwiriza, ntawe uzamura ukuboko ngo abaze ikibazo, sibyo siko bimeze? Cyangwa mwe murabaza? Twebwe iwacu umubwiriza araza agahagarara aha, agatangira niba ari 5:20 akageza 6:10, ndabona urazamura akaboko ngo avuge, ariko aho simwumvise neza nsubiramo. Cyangwa se ngo se uko umbwiye ngo nyina wa Yohana ko yari Elizabeti, ngo ukaba wambwira nyina wa Yesu ko yari Mariya, ngo uko twumvisemo n'amatayo wavuze mbere ngo nyina wa Matayo we ni haraho mwakumvise. Ariko cyo muzi yenda kwa kane rimwe na rimwe igihe twe ushobora kubaza tugira amateraniro yo kwa kane guhera 3 kugeza na 11 cyangwa ari n'igihe neza na 1 terwa n'uburyo twanezerewe. Ariko yenda urubura burizo umuntu ashobora kubaza ikibazo, ariko ntibiba byinshi. Kandi umva niba iteraniro rigari barenza bakwicara hano muri uru rusengero, twese tugiye kubaza ntabwo umubwiriza yabivamo cyangwa umuvugabutumwa. Gusubiza abantu 8-9 yageza aho tukamutesha n'umurongo yari afite, ugasanga rwose yagiye mu gusobanura ibibazo no gukemura ibibazo dufite, ariko ntibigire umumaro kubera ko yataye umurongo yari afite uwo munsi. Habaho rero uburyo bwinshi, hari uburyo bwinshi itorero ryatekereje kugira ngo abakristo bitorerane kandi nabo bakure mu buryo bw'umwuka. Ni uburyo bwo kugira ngo itorero abakristo bakure mu buryo bw'umwuka. Hari niyo nazita program, gahunda eshatu zashyizweho. Gahunda imwe y'amatorero shingiro yose nayigiyemo kuko nibaza ko maserivisi ni uburyo abantu bakoze kugira ngo abantu bakorere hafi y'iwabo, aho kugira ngo twongere tuze kandi mu cyumweru mu hagati tuze ku rusengero. Mwebwe musenga kuwa gatatu, mwaje kuwa gatatu no ku cyumweru muzagaruka. Korali yenda yarepese kuwa 2 kandi izasubira kuwa 5, wibaye iminsi ingana? Kuwa 2, kuwa 3, kuwa 5 no ku cyumweru. Yenda hari inama nk'uku ubwo nikabaye 5 intaramo muzakora se kuwa 4 kwinzara zabica. Noneho habaho uburyo kuvuga ngo reka tworohereze itorero shingiro ryo byaje mu buryo kugira ngo tworohereze abakristo be kuva muri za shanga be kuva shanga, sinzi niba ari hafi cyangwa ari kure. Yego, reba kuva shanga rero iminsi 5 yose uzahana uri umukozi byibura ngo tuvuge ko tuzakwishyura wasinya ahantu tukakwishyura izo nshuro zose waje, ni iminsi 5 n'ubundi abakozi bakora 5. Urumva twaba turimo tunaniza abakristo. Icyo gihe ni hamwe haza abashoboye bafite imbaraga bagishobora kugenda n'amaguru, abo batagigira imbaraga cyangwa abarwaye n'abana bagasiga, ugasanga dutakaje abakristo kandi nyamara hari uburyo bwiza bwo kubafasha gusengera iwabo, bakiga ijambo ry'Imana, bakaganira, bikagira umumaro, bagakomeza n'ubundi gutera intambwe bajya mu ijuru.
kera bajyaga bavuga ngo nta muntu ugenda mu nzira ebyiri icyarimwe. Njye naje gutahura ko bishoboka, ariko kuba kiri nk'ubu ngubu nshobora kuba navuye i Butare nerekeje Ikembe, ariko nkomeje n'urugendo rujya mu ijuru. Sinzira byitso rimwe kandi sinkandaraje, ntabwo natandaraje rwose ngo imwe irangira ahangaha. Ndi mu murongo neza, ari ijya mu Ikembe sinayobye, ari n'ijya mu ijuru sinayobye. Ku bakirijwe bonyine niho bishoboka. Yesu atugire neza. Rero ibyo birafasha, ubwo buryo bwo kwiga twigiye mu matsinda yo hafi birafasha gukomeza inzira ijya mu ijuru udatandukiriye, ugakomeza na gahunda zawe zisanzwe. Wacuruje niba umucuruzi, wahinze niba umuhinzi, abarimu bigishije niba ari abarimu, ugakora